Abo rero akaba ari abakinnyi babiri ba Rayon Sports, ni abakinnyi b'Abarabu barimo uwitwa Ryan ndetse na Mohamed Cheri, bakaba rero basesekaye hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo. Ni imyitozo igiye kuba ku munsi wa karindwi. Ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda ikora imyitozo. Itangazo rero ryihutirwa, amakuru yihutirwa, amakuru ashyushye anezeza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ni iby'uyu rutahizamu w'igikurankota wamaze gusinya kuri iyi saa sita zuzuye muri ekipe ya Rayon Sports. Aturutse mu kihe gihugu? Ese aje gukina ku wuhe mwanya? Ni umwataka ukomeye cyane, ni umwataka uremereye, ni umusore uturutse mu gihugu cya Congo Brazzaville. Uyu ni umusore w'umukongomani, ni umusore ukomeye cyane, ni umusore waciye mu makipe agiye akomeye cyane, ni umusore watsinze ibitego 13 muri shampiyona ya Congo. Mbere y'uko dukomezanya ngenda nkubwira amakuru akantu ku kandi uko bihagaze kugeza ubu muri ekipe ya Rayon Sports, banza urebe ko wakoze subscribe, banza ukande share, ukande na like, hanyuma wemeze all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye hano kuri The Public Sport. Nkuko mubibona rero, aha twamaze kuba twagera ni mu Nzove, ni ku kibuga cy'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda ikora imyitozo igiye ikomeye itandukanye. Murabizi ko ku munsi w'ejo twari duhari, abantu twari kumwe mwarabibonye ko uwitwa Aziz Bassane Nkuranya yamaze kuba akandagira mu Nzove ku munsi w'ejo hashize. Aziz Bassane Nkuranya yamaze kuba akandagira mu Nzove, ntabwo yari wenyine, yari kumwe n'uwitwa Bilamahile Abedi, nawe yari yamaze kuba akandagira mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo. Abo basore rero bakaba bagarutse no kuri uyu munsi. Ibintu rero birakomeye cyane, ariko amakuru ahari yihutirwa cyane guhita umenya nk'umukunzi wa Rayon Sports nayo y'uyu rutahizamu ukomeye cyane. Ni rutahizamu w'umukongomani, ni umusore ushinguye, ni umusore ufite tekinike nyinshi cyane mu kaguru, ni umusore uje guca impaka, ni umusore uje gutsinda ibitego muri ekipe ya Rayon Sports. Ni mu gihe rero ikipe ya Rayon Sports igitegereje ko uyu nguyu Foringanye ava mu mvune neza agakiruka imvune, azahita azaba asimbuwe n'uyu musore rutahizamu mpuzamahanga w'umukongomani uje kuba yataka izamu mu gihe Foringanye ataraba neza kugira ngo agaruke gusubira kuri atake. Ni mu gihe kandi uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sports Fahami Latifi n'ubundi we asanzwe akina atake ya babiri, ni ukuvuga ngo amanura babiri bakataka, Mediane agashyiramo batandatu, inyuma agakina defense ya bane. Ebana ni umutoza ufite tekinike ziremereye cyane. Ibaze rero niba hamanutse umukongomani w'igihanyanswa, umukongomani w'inararibonye akaba aje gufatanya na Foringanye kwataka izamu, ibaze rwose, wibaze ibitego ikipe ya Murera ishobora gutsinda ni 4 cyangwa 5. Uyu ni umwataka ugiye guhita akina Super Cup, ni umwataka ugiye guhita akina Super Cup, agahita atangira kwataka ikipe ya APR ubwo bazaba bahuye kuri Super Cup. Ni umwataka kandi ugiye kumanukana n'ikipe ya Rayon Sports mu matsinda, aho ikipe ya Rayon Sports igiye kubihabwa miliyoni zisaga 145 kuko ari ikipe izitabira amatsinda ayo ngayo. CAF ikaba yamaze kuba yakonfirma ko ikipe ya Rayon Sports igomba kuzahaguruka i Kigali aya mafaranga iyakenyereyeho. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sports ikaba isigaje kugura umukinnyi nanone ukina hagati mu kibuga ukomeye cyane, aho abantu bari kugenda bakeka ko yaba ari Bigirimana Bedi wari usanzwe akinira ikipe ya Police Football Club. Mu gihe rero Bigirimana Bedi nawe yaba amaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sports cyane ko ibiganiro byari bimeze neza cyane kandi birimbanije, ubona ko n'uyu musore nawe yishimiye kuza gukinira ikipe ya Rayon Sports. Igihe rero yaba ateretse umukono ku masezerano, ndakeka deal za Rayon Sports zaba zirangiye neza, zimeze neza cyane. Andi makuru ahari nuko hano mu Nzove hategerejwe abasore bagera kuri 4 bari basanzwe ari abasore baba starter muri ekipe ya Rayon Sports, barimo rutahizamu Foringanye, barimo Youssou Diagne, hakabamo kandi Richard Ndayishimiye, hakabamo na Rukundo Rahman Abdulrahman Papley. Abo rero akaba ari abakinnyi babiri b'Abarundi ndetse n'abakinnyi babiri b'Abanyasenegali batarakandagira ku kibuga cy'imyitozo hano mu Nzove. Ariko uyu munsi cyangwa ejo uyu munsi urangiye batahageze, kuko abandi bo bamaze kuhakandagira. Uyu munsi nibirangira batahageze,
turimo turatekereza ko wenda mu minota ishobora kuza bashobora kuba baje kuko bari hano mu Rwanda, ariko uyu munsi nurangira batahageze ku munsi w'ejo bazaba bahari neza cyane. Ni ukuvuga ngo imyitozo ya Rayon Sport izatangira full package, aba basore bose bahageze, ari nabwo Rayon Sport izaba yamaze gusinyisha abakinnyi bayo bose bakomeye, ari nabwo kandi Rayon Sport izahita ifungura imyitozo igahita itangira kuba itari a weeklo, abafana bemerewe kuza kureba abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yasinyisha. Ubwo rero nibwo iyo myitozo izahita itangira. Reka dukomeze tubashimire cyane bamwe mukomeje kugenda mudukurikira 5/5 hano kuri The Public Sport, ariko ikihutirwa ni ukubanza ukareba ko wakoze subscribe, hanyuma kugira ngo tujye tubana neza 5/5, ukebuka kwemeza kuri all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe, ubumwe mu ba mbere bakiriye notification z'ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi hano kuri The Public Sport. Naho rero mu bisanzwe abakinnyi bari basanzwe bakinira ikipe ya Rayon Sport, hari uwitwa Aziz Bassane Kuranya arahari, yatangiye imyitozo ku munsi w'ejo, ari kumwe na Bigirimana Bedi na Biramahira Bedi, ari kumwe kandi na Adama Bagayogo, hari kandi uwitwa Fisto nawe arahari ameze neza cyane. Hari n'uwitwa Ganijuru Eri nawe arahari ameze neza cyane. Abazamuka nawe kuri 3 yari yaricajwe n'uriya musore wasinyiye ikipe ya APR Football Club. Hanyuma kandi tugiye kureba umubare w'abanyamahanga w'abakinnyi bashya bamaze kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Reka mbabamikire nabo mugende mubumva neza cyane bakunze ikipe ya Rayon Sport. Ikipe yanyihagaze neza cyane imicu. Ikipe ya Rayon Sport yasinyishije umusore witwa Musore Prince, umusore w'umurundi ukina kabiri, isinyisha kandi umusore witwa Tamwe Kuruwari Tamwe, isinyisha kandi witwa Kitoga, isinyisha witwa Kitoga umusore w'umukongomani, isinyisha kandi uwitwa Layani umusore nawe w'umwarabu w'umuzungu, isinyisha kandi witwa Mohamed Cheri umusore w'umuhanga cyane ufite tekinike ziremereye cyane. Sinzi niba murimo murababona uburyo baba bagenda bacacamba umupira hano mu kibuga. Uyu munsi rero ikaba yamaze gusinyisha rutayizamu w'igikenya, rutayizamu w'igikurankota, ariko hakaba hari n'abandi bakinnyi nk'uriya muri kubona ufite tentire z'umuhondo mu mutwe. Uyu nguyu ni umusore w'umuhanga cyane nawe w'umukongomani, bari kugerageza ukina hagati mu kibuga, mu gihe nawe yaba umutoza yamwishimiye akamuhitamo ko yakina, nawe yahita atereka umukuru mu masezerano, n'abandi bagiye batandukanye. Urumva ko rero niyongeramo n'aba basore basanzwe bakina ikipe ya Rayon Sport. Intego y'abakinnyi 25 ikipe ya Rayon Sport ifite ko aribo izaguma ikinisha ihemba kuri payroll yayo, bazaba bahagije. Reka dushimire cyane abantu badukurikirana kuri The Public Sport, ariko nanone twongera kubibutsa kugenda mukora subscribe, mukanda like, hanyuma mukemeza all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Iyi The Public Sport amakuru yayo nakagaruka, turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe.